twongeye turatomboye bana b'Imana kuba duhamagana Nyagasani ku neza ye. Ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu, amen. Amahoro bana b'Imana, ni muhumure, Imana iradukunda. Ije kutugira neza kuri uyu wa kane w'icyumweru cya gatatu gisanzwe, tariki 29 Mutarama 2026. Ngaha amasomo agiye kuduhuza n'ab'ijuru. Isomo rya bimwe mu gitabo cya kabiri cya Samweli, umutwe wa 7 umurongo wa 18 kugeza kwa 19, wa 24 kugeza kwa 29. Umuhanuzi Natani amaze kugeza kuri Dawudi by'Imana yamusezeranyije, Dawudi aza kwicara imbere y'Uhoraho aravuga ati, ndinde Nyagasani Uhoraho, kandi inzu yanjye ni yihe kugira ngo ube ungejeje ahangaha? None Nyagasani, usanze ibyo bidahagije, maze uhishurira umugaragu wawe uko inzu ye izamera no mu bihe bizaza. Mbese nuko ukunda kugenzeza abantu Nyagasani Uhoraho? Wihangiye Isiraheli umuryango wawe kugira ngo ube iteka umuryango wawe bwite, kandi wowe Uhoraho ube Imana yabo. None rero Uhoraho Mana yanjye, ijambo wavuze ku mugaragu wawe n'urubyaro rwe urikomeze iteka, kandi urirangize uko wabyivugiye. Izina ryawe nirikuzwe iteka ryose, kandi bavuge bati, Uhoraho umugaba w'ingabo ni Imana ya Isiraheli. Nuko inzu ya Dawudi umugaragu wawe izakomere imbere yawe, kuko ari wowe ubwawe Uhoraho umugaba w'ingabo, Mana ya Isiraheli, wabihishuriye umugaragu wawe uvuga uti, nzakubakira inzu. Ngiye impamvu umugaragu wawe yatinyutse kuvuga isengesho. Ikindi kandi Nyagasani Uhoraho ni wowe Mana, amagambo yawe akaba ukuri, kandi ukaba usezeranyije umugaragu wawe iryo hirwe. Nuko rero ugira ubuntu inzu y'umugaragu wawe umugisha, kugira ngo ihore iteka imbere yawe, kuko ari wowe Nyagasani Uhoraho bivuze, kandi kubw'umugisha wawe inzu y'umugaragu wawe igihabwa imigisha iteka ryose. Iryo ni ijambo ry'Imana. Zaburi 132. Nyagasani Imana azamwegura ingoma ya se Dawudi. Uhoraho ibuka Dawudi n'ubuyoboke bwe bwose, we warahiriye Uhoraho agasezeranya n'ububasha wa Yakobo ati, ntabwo nzinjira mu ihema ryanjye ngo amaso yanjye ahumirize, ntarabonera Uhoraho ikibanza, ntarabonera nyir'ububasha wa Yakobo ahatura. Uhoraho yarahiye Dawudi n'indahiro atazivuguruzaho ati, nzitoranyiriza umwe mu bahungu bawe, nzamugira umwami uzakuzungura. Abahungu bawe nibakomeza isezerano twagiranye n'amatangazo nabamenyesheje, abahungu babo nabo bazicara ku ntebe yawe y'ubwami ubuziraherezo. Kuko Uhoraho yihitiyemo Siyoni, ashaka ko imubera ingoro, ati, niyo buruhukiro bwanjye iteka ryose, niho nzatura kuko nabyifuje. Nyagasani Imana azamwegura ingoma ya se Dawudi. Nyagasani Yezu nabane namwe. Amagambo mu Ivanjili ntagatifu uko yanditswe na Mariko, umutwe wa 4 umurongo wa 21 kugeza kwa 25. Muri icyo gihe Yezu yongera kubwira abigishwa be uyu mugani ati, harya bazanira itara kugira ngo baryubakeho ikibo, cyangwa barishyire munsi y'urutara? Si ukugira ngo rishyirwe ku gitereko cyaryo? Koko rero nta cyahishwe kitazahishurwa, nta n'ibanga rizahera ritamenyekanye. Ufite amatwi yo kumva niyumve. Arongera aravuga ati, mwitondere ibyo mwumva. Igipimisho muzageresha nicyo namwe muzagererwamo, ndetse muzarengerezwaho. Kuko ufite byinshi azongererwa, naho ufite bike nabyo akazabyakwa. Iyo ni Ivanjili ntagatifu. Bayoboke b'Imana, nimugira amahoro. Aha tugeze ni kuri buri munsi. Fungura buri munsi, ufungure buri munsi, ufungure abandi buri munsi, ineza y'Imana buri munsi. Mboneho kubasuhuza mwese, kwa mazi iminsi ejo bibaje impamvu ntabagezeho, nabashe gusobanura ikibazo twari twageze, kugira ngo ntabwo byadukundiye guhita tubasakazaho amajwi ko bikwiye. Nuko tubabarira, dusabye imbabazi, nta usezerana n'ibyuma, mukomeze mujye mutwihanganira aho bitabyagenze neza. Amasomo uyu munsi n'ubundi naza yunga muri iryo jambo, nta gisho kitazahishurwa. Ubwo hari icyo Nyagasani yari yifuje gutambutsa mwaho ngaho, cyari gihishe, ashaka kugihishura. Umunsi w'umwana ngo yajyanye n'ababyeyi be mu kiliziya, bavuye mu misa ngo bari basomeye Ivanjili y'uno munsi, maze umwana abaza mama we ati, mama, kuki padiri yavuze ngo nta gishe kitazahishurwa, ngo nta n'ibanga ritazamenyekana? Ubwo se papa azigera amenya ko Korode ajya azi iwacu nijoro papa adahari yagiye?
ntuze kumbaza niba nyina aza kumushyiraho supaguru akamushyiraho ingufuri ku munwa kugira ngo umwana ataza kuvuga n'ibindi byose bihakurikiye. Ibyo ntuze guhita ubimbaza, gusa nawe ugomba kumenya ngo nta gihishwe kitazahishurwa mubyeyi we. Nyuma y'uko twumvise isomo rya mbere twavanye mu gitabo cya kabiri cya Samweli, aho ejo twazirikanaga uburyo Imana yatumye kuri Dawudi ko ari izamwubakira inzu. Iyo nzu ikaba yari ingoro ya Yerusalemu mbere ya byose, ariko yerekeza ku nzu Imana izubakira abantu nyirizina, Yezu Kristo umwana w'Imana yagize umuntu. Nyuma yo kumva nyine uburyo Dawudi uyu munsi yishimira uburyo Nyagasani yamutoranyije, akamuhishurira ako kantu umubyeyi we, akamuhishurira amabanga nk'ayo ngayo, kuko nyine nta gihishwe kitazahishurwa. Ugira Imana agira umunyamabanga we. Ngo kuko Nyagasani natwe iyo twakomeye ku isezerano rye, agenda duhishura buhoro buhoro ibiri zaza ibiri imbere. Iyo bavuze ngo nta gihishwe kitazahishurwa, ni ukugira ngo twumve ineza ya Nyagasani. Nyagasani udufite ku mutima, Nyagasani utubitse neza, Nyagasani utwihishurira, Nyagasani ugenda utubwira ibizaza ibiri imbere yacu, kugira ngo tubashe kwifata neza, twirinde, twitonde, tugende neza mu nzira z'Imana. Nawe nanjye uko Nyagasani adukunda byahebuje, ashaka ko twamererwa neza, ashaka ko twabaho neza, ashaka ko twakora icyo Imana ishaka, tukamushimisha. Bityo igihe cyose tugakora ikinyura Imana. Nguwo Dawudi arimo arataraka ashimira Imana kubera neza Imana yamugiriye. Ese nawe hari isezerano ufitanye n'Imana? Iryo banga hamwe n'Imana rirahari. Hari banga ufitanye n'Imana. Iyo ufitanye na Kristo ibanga, nibwo ubutuje. Iryo banga ufitanye na Kristo rero rirakomeye cyane, icyaduha Imana rikaba ari ryiza, kuko n'ubundi ibanga ufitanye na Kristo nta buryo ryabura kuba ryiza. Uragira ibanga ryiza na Kristo. Icyo rero Nyagasani agarukaho n'umunsi. Hari amabanga ufitanye na Sekibi, hari n'amabanga ufitanye n'Imana. Ninde mufitanye nawe amabanga kugeza ubu? Icyaduha Imana ukaba ufitanye amabanga na Kristo, aho kwajyana na Sekibi, bya bihango tujyana na Sekibi, bwa bugizi bwa nabi. Nyagasani yifuza ko twagirana ibanga nawe. Niyo somo ry'Ivanjili uno munsi, ko nta gihishwe kitazahishurwa. Wagumye nawe gutangira kugira ubwoba kubera bya bindi byose uhishe, ubikiye Sekibi nk'amabanga. Wasanga papa azamenya ko Korode ajya yinjira mu rugo, wasanga umugabo wanjye ashobora kuzamenya ko hari undi yinjiza mu rugo adahari, wasanga umugore wawe ashobora kuzamenya ko hari inshoreke zindi mugendana nazo. Bya bindi wahishe bizahishurwa. Ijambo ry'uno munsi rigatwerekeza kuri la transparence, umucyo, urumuri byose dukora. Ujye ushobora kugaragara neza imbere, ujye ushobora kugaragara neza inyuma, ukambara neza, ukaba ufite ibintu bya mirenge, ariko imbere mu mutima habuze amahoro, hari intambara. Uri kurwana na rya banga ko ridasohoka, uri kurwana bya bintu wabitse, uri kurwana bya bintu wagiye uhisha. Iri jambo ry'Imana rero rigenewe nanjye ko nta gihishwe kitazahishurwa. Y'intego remezo turi kugenderaho, nta gihishwe kitazahishurwa, nta nibanga rizasigara bitamenyekanye. Hari ubwoko bubiri bw'ibintu bihishe. Hari ibihishwe ari byiza, iyo babyita nyine amabanga meza. Nkarya banga Bikira Mariya atwaye umwana w'Imana, ati Imana yambwiye ko ari njye uzasama umwana w'Imana. Marayika arabivuze. Iryo ni ibanga rikomeye, ibanga ry'umukiro, umutima, amahoro. Hanyuma ku rundi ruhande hari icyo bita amabati, byandi bibomborana. Ana amabanga y'ikuzimu ya Sekibi. Uko hari abantu kuri no se babita amabanga ya Sekibi, ati nubivuga nzakwica. Ako kana umubyeyi we rikarakubaho. Hari ibintu bitse bakubwira ati ibintu bivuga nzakwica. Hari abantu mwakora ingeso mbi, hari abantu mwagiye kugambana muri kumwe, hari groupe urimo, hari umuntu mwavuganye ibintu bibi, ati n'ubeshye ukabivuga nkumva byareze umuntu, nzahita nkwica. Bene abo nta urakugeraho. Mubyeyi, ubitse amabanga navugaga y'Imana, cyangwa ubitse amabati ya Sekibi yandabomborana akagutema, kazarangira nyine urusaku rwuzuye iwawe, induru, akavuyo n'ibindi byinshi cyane. Nta gihishwe kitazahishurwa. Hari umuhanga yigeze avuga ati ariko bibaye ngombwa ko bagusatura umutima, atari uko gusatura gusa nk'abari kubaga, ahubwo bari kurebamo imbere, basanga yiki, basanga amabati cyangwa basanga amabanga, basangayo ibintu byiza cyangwa basanga hari ibintu bibi ubitse, bikubuza amahoro, bikubuza gusinzira, bikubuza kurya neza, bikubuza apeti. Bya bintu byose byakuje amahoro, wasanga aribyo basanga mu mutima wawe. Hari ibintu biduhesha amahoro, aha ni amabanga. Hari n'ibindi ariko bituma dufata umuhoro. Ati
uyaramutse abimenye namwica niba wese ukabivuga uri yaramutse abimenye uzi ko hari amabanga ubitse uramutse uyavuze koko hari umuntu wakwicaga kujya n'abata yarabimenye we yamenye ko ibi mbizi we yamenye ko ibi njya bikora bibi we akenshi dukunze guharanira ba superieri bacu abakuru bacu kubera ku mutima mwiza nanjye kuvuga burya umbabarire ntabwo aricyo nashatse kuvuga vuba tukabereka imvugo nziza ngo karimi nuko ba superieri babandi ba rubanda rurashikika abakuru bacu ati yo mbega umuntu mwiza we yo mbega umupadiri mwiza we yo mbega umubikira mwiza we mbega umufurere mwiza we yo mbega umukristo mwiza we ndani we anya kandi ari byindi byashushanya nyine akagushushanya neza neza akagushyira akagutereka hanyuma wundi ukubwiza ukuri we ati po kinyeki ugatangira ukamutuka ukamuhungiye tukamucira ishyanga kubera iki abantu nyine nuko twabaye kuri no si dukunda abantu baza batubeshya utugambo dusize umunyu ndetse n'amavuta ariko anyongereho ariko imbere hari gutambuka umwijima hari gutambuka amabati nuko tukemera gusa abantu bibonekeza bafite utubindi tw'ubuki abakuru ndabasuje hagati aho nyine mukomere cyane mukomeze mujye mushukika ariko ijambo ry'Imana ry'uno munsi nta gishe kitazahishurwa niba nawe ugendera muri ibyo ngibyo bagushuke bakubeshye kandi bari gukubeshya biragusaba ubushishozi ndetse no kubika amabanga y'Imana kuko ifitanye ibanga na Kristo usha no kumenya n'uri kuza kubeshya iyo nta banga ufitanye na Kristo komeza kugenda mu gihogere kureremba n'ibindi byinshi cyane kuko nta banga ufitanye na Kristo nta gishwe kitazahishurwa umwitozo w'uno munsi tuza kwiririrwana tuza kuraharira muvyeyi fata agatambaro kawe iyi nkuru ushaka kuza kurira no yumva bitewe n'ibiza guhishurwa ibyahishwe bishobora guhishurwa biraza kugufasha kwisuzuma kureba niba ubitsa amabanga cyangwa amabati nusanga ubitsa amabati uko biri kose uraza kurira hanyuma wihanagure ya mabanga ubitse bakubwira ati nurivuga nzakwica nta gijwe kitazahishurwa muvyeyi we ngo umunsi umwe hirya kure cyane muri Afurika ngo umugabo n'umugore bari bakundanye cyane ngo bari babyaranye 7 bakundanye neza cyane ari abakristo b'indani ntibasibe misa bafite amagurupe bahagarariye asenga ndetse n'abandi benshi cyane babagisha inama urugo rwiza igihe kimwe kiza kugera muri cya gihugu ngo haza kwaduka ikibazo kiremereye cyane cy'abana bandagaye mu mihanda mu bihuru mu bigunda babuze base wabo bahora bihakana nuko igihugu kiza kureba haryo bo aba bana tuzabakwiza he ko base babihakana tuzakura he ikibatunga nuko abashishozaga mu gihugu bakomeza gushakisha ibisubizo by'abana bandagaye abo bana bagiye babyarwa ariko ababyeyi bamwe bakamera nk'inzoka inzoka bona agasimba karangiza kubyara gahita kazinga kakigendera cyazo gikomeza kuba danje muri icyo gihugu nuko Embo Mate ngo umukuru w'igihugu aza kubona igisubizo maze atumiza ku bagabo bose bari hafi muri icyo gice arabatumiza maze arababwira ati mva rero umuntu wese uzi ko afite umwana wandagaye namuzane nyuma kubona imvune n'uburyo umwana rushya turifuza kubunganira bityo umuntu wese uziyandikishaho umwana azajya buri kwezi ahembwa $3,000 by'uwo mwana nyine yiyandikishijeho kugira ngo ubuzima bukomeze rero nimugende uzi ko afite umwana uri mu gihu no mu kigunda agenda mutarure wundi aza mwiyandikisheho maze aba bana nabo babeho neza tubafashe mujya mubitaho mukoresheje amafaranga tugiye kubaha $3,000 ku kwezi ubwo ufite 2 no gukuba nyine kabiri wumvikana ufite 3 gukuba gutyo kugenda ukuba ufite 5 $15,000 ku kwezi gutyo ugakomeza n'ufite 10 urumva ukomeza ukube uraza kumbwira neza uko byagenze nuko abagabo benshi bumvise iryo tangazo bariruka bajya gutarura abana benshi bari bandagaye babiyandikaho abana bagira umutuzo abagabo benshi bayandika ku bana babo nuko ngo muri rwa rugo rwa rufite abana 7 ngo umugabo muri rugo ngo amaze kumvira itangazo hamwe n'abagabo bandi bari kugenda bazana abandi bana babo batawe bari mu bihu no mu bigunda nuko ngo yari afite umwana umwe yabyaye hanze atari yarabwiye umugore yari yaramuhishe
ati noneho madame ibanga ntabwo azarimenya. Nuko aragenda asanga umugore aramubwira ati umva rero madame hari ibanga naguhishe ngiye guhishura kuko ndabona abandi bagiye gukira kandi twebwe turi mu bukene. Ati rero urambabarira nanone hari akana nabyaye ku ruhande ariko ubwo batanze itangazo ko tubiyandikisha kugira ngo natwe dutangire duhembwe ubwo rufaranga rutaducika madame. Urambabarira uriya mwana muzane aze mu rugo ajye mu bandi. Nuko umugore ati yo twaba dutomboye rwose genda umuzane natwe dufate ko ari amadolari mfana bwangu ataducika. Wa mugabo aragenda ajya kuzana wa mwana uri mu gihuru no mu kigunda bishoje ko yari narwaye n'amavunja umwana ubayeho nabi nyine urabyumva aramuzana ati jya mu bandi. Wa mwana ajya mu bandi. Nuko bukeye wa mwana ageze mu bandi wa mugabo bukeye mu gitondo agiye kubona abona abagabo 6 bicaye mu rugo iwe mu museke. Ati ibi nibiki ko muri hano? Abakaga cyane bikomeye hafi yo gufata igiti ngo abakubite. Babagabo bati turi hano tuje kureba abana bacu. Teora yumvise itangazo ko abafite abana hanze bagomba kubazana bakayandikishaho tuje kureba abana bacu kugira ngo tuyandikishaho. Bamugabo batangiye guterana w'impaka ati murashaka iki sanga? Nta bana banyu bari hano abana bose bahari n'abacu. Nuko babagabo bati amakuru nyayo afitwe n'umugore mubaze. Igihe cyaje kujya ntiriwe vuga uburyo bakomeje kugenda baterana amagambo. Igihe cyaje kujya nyine umugore abari bakamara mpaka izo mpaka zatewe y'urwo rubanza. Ibyaje gukurikiraho nuko muri abagabo bari baje ko ari 6 buri mwana akani wabo buri mugabo ko yari yazindukiye ngaho agenda atwara umwana we. Uzi ko hasigaye umwana umwe mu rugo ugumana nawo undi waje mu bandi. Hanyuma ntakomeza bibaza ati hanyuma se bibaye ngombwa ko se nawe aza kuza kumureba byagenda bite? Ubwo byumvikane hasigara gusa uyu mwana wazaga n'uyu mugabo niwe ushobora gusigara naho abandi bigendeye ariko hagati aho basigaranye umwana wundi wa 7 abandi bakiye. Byumvikane basiganye abana 2 uw'umugabo yavanye ku ruhande n'uyu nguyu wundi bari basanganywe naho abandi ko ari 6 bo bagiye kera babagabo babatwaye. Sinshaka kubwira uburyo babagabo bakomeje kugenda bayibiyandikishaho ahubwo ndifuza gukubwira uburyo uyu mugabo akomeje gutangara niba no kurira ntumbaze yafashe agatambara ati koko arihanagura ararira ati koko burya iyi myaka yose maze hafi imyaka 30 nandi kurira abana b'abandi burya abana bose ko bari 7 n'uwanje gusa umwe wari urimo na n'ubu ntuze kumbaza intambara iri muri rwa rugo ntuze guhita unambaza ese amadolari koko batangiye kuyabonaho. Ibyo ntuze guhita ubimbaza gusa icyo nashakaga gukubwira ni iri jambo rya Yesu Kristo riti nta gishwe kitazahishurwa. Haleluya, amen amen. Reka dusoreze ku bintu 3 nawe biza kugukebura urebe niba nta mabanga ufite wibwira ko ari amabanga kandi ari amabati kuko nta gishwe kitazahishurwa. Icyambere ni impuruza ku bagabo benshi ndetse n'abagore benshi abashinze urugo n'abandi bose batarushinze ariko bafite uburyo abana babo bandaga bari mu bihuru no mu bigunda. Gutarura abana kwita ku mwana. Umwana ni nk'umwami. Umwana n'umwami n'umutungo. Iyo umuzanye wo kamwiyandikaho ugira nyine amafaranga uratuza. Amafaranga ntago ari gusa inoti gutya amadolari 3,000 nandi ahubwo wa mutuzo. Umutuzo burya nta mafaranga wabona ubugura. Amahoro nta mafaranga wabona uyagura. Ariko igihe cyose uzabaho igitima kiri gukurita ati mana we barabivumbuye we barabimenye we aho ngaho uri kubura n'amafaranga uri gukena. Nta kintu cyakenesha abantu uko buri igitima kidiha ati yo barabimenye we bagiye kumenya we. Igihe cyose ugakimara uti barabimenye we niba bamenya biragenda bite nga amafaranga ukuntabura. Umwana n'umwami, umwana n'umutungo. Bagabo bagore bantu mwese mutuyisi buri wese uzi ko afite umwana atajya yitaho uri mu gihuru uri mu kigunda. Nyagasani byazabikubaza nta mahoro umunyabyaha. Uwo mwana watereranye ariko se tuvuge ko atari n'uwawe ubundi undi we wahona mu nzira ariho nabi ari mu kigunda ntiwamutora. Ababyeyi barera naho batabyaye tubakuri ingofero nimukomere cyane rwose. Nyagasani muri kumwe kandi abaho umugisha n'amahoro. Icya kabiri twazirikana bibaye ngombwa ko ibintu byose wahishe bijye guhishura wabyakira. Bibaye ngombwa ko abana bose bandagaye reka tuvuge bawe ku mubiri ku maraso bakwandikwaho bakoresha intoki cyangwa bakoresha calculatrice. Bishatse kuvuga nawe utazi umubare wabo nawe utazi byose byandagaye byose bihishe
Nyagasani aduhamagarira kubitara, kumurikira abandi, kutarishyiraho ikibo, kudahisha, kuko amaherezo nta gihishe kitazagira gite kitazahishurwa. Icya gatatu tujye gusorezaho ni ukuza kwisuzuma niba ubitse amabanga cyangwa amabati. Twavuze ko amabati abomborana ari ibya sekibi. Aho ngaho niba ubibitse uwo ni umuvumo, la malédiction. Igihe cyose ubitse ikintu kibi, umwanda, ibintu umuntu yakubikije agakubesha ati nubivuga nzakwica, nyaboneka please uwo ni umuvumo. Utangire urebe buhoro buhoro uburyo uzajya imbere ya Yezu ukamubwira uti Yezu mbigenze nti, Yezu azaguha igisubizo kuzabigenza, kuko uwo ni umuvumo. Urasabwa kugirwa inama za roho kugira ngo iyo mihamuro, iyo mivumo, iyo sekibi, iyo mitego ya sekibi, izo za karande zose zadukire aho ngaho, ari amabati ya sekibi. Usabwe kugira ngo igihe n'igihe azajya hanze, biragusaba gutangira kwitoza kumenya uburyo bwiza wabibikamo, kumenya uburyo bwiza wabiha umurongo umuyoboro. Nibigera iki gihe utarabiha umuyoboro birakureba. Hari ikindi bavuga nanone ariko sinkirengagije ati toute vérité n'est pas bonne à dire, ngo ukuri kose nanone ni ukwitonda no gushungura, ariko nanone bihuye no gushaka kw'Imana. Rero biragusaba ubushishozi bukomeye buhambaye kugira ngo utazajya biki ibintu bibi. None se uringarani wa mubyeyi we, umuntu wese araje kubeshya ngo nzabivuga. Umusore wateye inda yabikubitsa ati nubivuga nzakwica. Umusinzi wahemutse wese yazaga kubitsa ngo inshuti ye ngo nubivuga azagira gutazakwica. Hanyuma se wowe uzajya ubika gusa ibyaha, ubike imyanda, ubike ibintu byose byo kwa sekibi. Amabanga y'Imana uzabika ryari? Ijambo ry'Imana rizagera iwawe ryari? Kuki abantu bakubitse ibintu by'ibyaha bibi cyane batajya bakubitsa ijambo ry'Imana ngo bakubitse uburyo mugomba gutera imbere mu mafaranga, kuri roho, isengesho, uburyo bwiza umukristo yegera Imana, ubusabanira Imana, ariko kaba ari byo gusa agenda kubitsa. Mubyeyi uze kwisuzuma, nanjye ndacyari kwisuzuma kugira ngo tugirane ibanga na Kristo buri munsi. Mwese Imana ibahe umugisha, Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu, amen. Bagira umunsi mukora Sinasi wa Diocese ya Cyangugu.